Ikaze nanone mu ishyamba. Inyamaswa zisimbagurika ku biti, zisakuriza hamwe ari nyinshi, zifite amaso n'indoro nk'iby'abantu. Inguge n'inkende ni bimwe mu biremwa bitangaje dusanga kuri uyu mubumbe. Ariko uretse gatoya, ese inguge n'inkende bitandukaniye he? Muri iki cyegeranyo cya Inyamaswa TV turarebera hamwe amabanga akomeye cyane y'izi nyamaswa zitangaje, turebe ubwenge bwazo kandi tuze gutandukanya inguge n'inkende. Gusa reka mbanze nkubwire ko izo twise inkende mu kinyarwanda ari monkeys mu cyongereza, naho izo turi bwite inguge zikaba apes. Nawe habaye hari inyunganizi wampa ku bijyanye n'inyito nyayo mu kinyarwanda, niteguye kuyakira. Guhera ku dukende duto cyane two mu bwoko bwa tamarins dusanga muri Amerika y'Amajyepfo, tukagenda tukagera kuri rutura, ingagi yo mu misozi yo muri Afurika y'Iburasirazuba, tugiye gushaka igisubizo cy'ikibazo kigira kiti: ni irihe tandukaniro riri hagati y'inkende monkeys n'inguge apes? Reka dutangirire ku ntangiriro. Inguge n'inkende byombi bibarizwa mu itsinda ryitwa ibisabantu, ari byo primates. Iryo tsinda rikubiyemo inguge, inkende zitwa lemurs ndetse n'abantu. Hari ibintu by'ingenzi primates zose zihuriyeho: kuba zifite intoki n'amano bishobora gufata ikintu, amaso yombi ahanze imbere mu cyerekezo kimwe, ubwenge bwinshi no kuba hamwe mu muryango. Ariko umuryango munini w'inkende n'inguge ugabanyije mu mashami menshi. Inkende tuzisanga mu bice byinshi by'isi kandi zirimo amoko menshi arenga 260. Ziba muri Afurika, Aziya, Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo. Ku rundi ruhande, inguge zo ni nkeya. Amoko yazo y'ibanze ni 6 ari ingagi, bonobos, chimpanzee, orangutan na gibbons. Ubwoko bwa 6 ni umuntu, ariko hano turibanda cyane ku cyo twese tuzi nk'inyamaswa umuntu atarimo. Ndaza kukubwira impamvu. Ni ubuhe buryo bworoshye bwo gutandukanya inguge n'inkende? Muri make wareba ikintu kimwe: inkende igira umurizo, inguge nta murizo igira. Iyitwa spider monkey iba ifite umurizo muremure cyane wizingazinga. Howler monkey ikaba ariyo nyamaswa yo ku butaka irusha izindi zose urusaku, nayo ifite umurizo utari muremure cyane, ariko nanone ukaba utari mugufi. Umurizo ufasha inkende guhagarara iringaniye, kurira no kwitendeka ku biti. Naho inguge zo kubera ko zitagira umurizo, zifashisha cyane imbaraga zazo nyinshi n'ubwenge budasanzwe mu gihe zigenda mu biti. Amaboko n'intugu zazo biba bikomeye ku buryo bizifasha guterura ibintu biremereye. Ubwo rero nubona inyamaswa isa n'umuntu ariko atari umuntu, ujye ureba ku murizo umenye niba ari inkende cyangwa inguge. Noneho tugiye kureba umubiri wazo n'ubwonko. Inkende ubusanzwe ziba ari ntoya kandi zibasha kwihuta. Iyo zigenda zikoresha amaboko n'amaguru areshya kandi zikamenya kurira no gusimbagurika ku mashami y'ibiti cyane. Inguge zo ziba ari nini kandi zitsindagiye. Amaboko n'amaguru yazo akaba afite ibigango n'imbaraga nyinshi. Ingagi ishobora gupima ibiro bigera kuri 200. Orangutan ishobora kugira ukuboko kureshya na metero 2. Ariko itandukaniro rikomeye si riri ku mbaraga z'umubiri, ahubwo ni ku mbaraga z'ubwonko. Mu maguge nizo zigira ubwonko bunini kandi buhambaye kurusha inkende. Ibi bizifasha kwibuka cyane, gukemura ibibazo no kugaragaza amarangamutima. Chimpanzee zishobora gukoresha ibikoresho, kwireba muri miruwari zikimenya no kwiga ururimi rw'amarenga y'ibanze. Izi zishobora gukora intambara. Orangutans zimwe na zimwe zikoresha ibyatsi zikiyubakira ahantu ho kwikinga mu gihe imvura iguye. Iyo bonobo imwe irakaye, iyindi irayihobera kugira ngo iyiturishe. Nibyo koko inkende nazo zifite ubwenge bwinshi, ariko inguge zo ni urundi rwego. Reka noneho dukomeze tureba ibijyanye n'imibanire. Inkende zibana ari nyinshi mu gikundi kinini kiba gifite urusaku. Igitsinda cy'inkende cyitwa tureba mu cyongereza.
Buri gitsinda cyangwa igikundi kiba gifite ingabo iziyobora izwi, amategeko yihariye, kandi zikamara igihe kinini zitanaho, zisokozanya kandi zikina. Mu nguge ho bishobora guhinduka. Ingagi ziba mu muryango utari munini wunze ubumwe cyane, uyoborwa n'ingabo bita silverback. Chimpanzee ziba mu muryango ushobora kwicamo kabiri mu gihe runaka, ikindi gihe zikongera zikihuza cyangwa zikangana burundu ku buryo zirwana. Bonobo ziba mu muryango utuje uyoborwa n'ingore imwe. Inguge zigaragaza amarangamutima cyane, zikamenya gukemura ibibazo kandi zikagira impuhwe. Hari naho zagiye zigaragara zunamira ngenzi zazo zapfuye cyangwa zigashwana, zikarwana nyuma zikiyunga. Ziba hehe? Inkende ntizikunze kugira ahantu hamwe ziguma, ni inzererezi. Niba uba mu mujyi wa Huye waduha ubuhamya. Mu ishyamba rya Amazone usanga zirimo zizenguruka hirya no hino, izindi usanga zisimbagurika mu biti hirya no hino mu mashyamba yo muri Afurika. Hari n'iziba mu misozi iriho urubura rwinshi nko mu Buyapani. Inguge zo zikunda kuguma mu gace gatoya. Ingagi na chimpanzee ziba mu mashyamba yo muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba. Bonobos tuzisanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Orangutan ziba mu mashyamba y'inzitane yo muri Borneo na Sumatra muri Indonesia. Gibbons arizo nguge ntoya kurusha izindi, ziba mu mashyamba yo mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya. Ariko ahantu izi nyamaswa ziba hagenda hagabanyuka kubera itemwa ry'amashyamba n'ubushimusi. Noneho mureke turebe ku bijyanye no kwifashisha ibikoresho, indimi n'ubushobozi bwo kwiga. Aha niho inguge zibera akaga. Chimpanzee ikoresha agati ikakajomba mu mugina, imiswa yafataho ikakazamura ikayirya nk'uko umuntu arya burushete. Ishobora gufata ibuye ikarihonda ku kibuto gikomeye kugira ngo kimanyuke irye ibirimo imbere. Nanone ishobora gufata ibyatsi ikabyinika mu mazi bigatoha, ubundi ikabinyunyuza mu rwego rwo kunywa amazi. Orangutans zagiye zigaragara zirimo kwitegereza abantu, hanyuma zikagerageza kwigana uko bakoresha urukezo cyangwa inyundo. Ingagi ziba muri zoo zagiye ziga gukoresha ururimi rw'amarenga nk'urw'abantu no kugaragaza amarangamutima nk'ayabo. Inkende nazo zifashisha ibikoresho. Izitwa capuchins zo muri Amerika y'Amajyepfo n'iyo hagati nazo zimenagura imbuto zikomeye zikoresheje amabuye kugira ngo zirye ibirimo imbere. Ariko kwifashisha ibikoresho ni ikintu kibaho gakeya mu nkende. Ikindi kintu kigaragaza ubwenge bw'inguge ni ukuntu inkuru zigisha intoya, ku buryo ubumenyi zize zibuhererekanya uko ibisekuru biha ibindi. Aha tugeze tugiye kuvuga ku kuntu zigenda n'imbaraga zazo. Inkende ziba zihuta cyane kandi zigororotse kurusha inguge. Iyo inkende ziri kugenda zikandagiza amaboko n'amaguru, nanone zikunda gusimbuka hagati y'amashami y'ibiti. Zimwe muri zo nk'izitwa spider monkeys zikoresha umurizo nk'ukuboko kw'inyongera. Amaboko n'amaguru yazo aba ajya kureshya, ari nayo mpamvu ku butaka zigenda nk'imbwa cyangwa injangwe. Inguge yo iyo iri kuva ku ishami rimwe ijya ku rindi ikoresha amaboko gusa. Izitwa gibbons nizo zizobereye cyane muri iyo migendere. Orangutan yo igenda gahoro ariko igafatisha imbaraga nyinshi. Inguge nyinshi zishobora kugenda ku butaka ku maguru yonyine nk'umuntu. Ikintu inguge zihuriyeho akaba ari nacyo zitandukaniyeho n'umuntu ni uko amaboko yazo ari maremare kurusha amaguru. Ingagi yo mu misozi yo mu Rwanda igendesha amaguru n'amaboko. Tuvuge noneho ku buryo izi nyamaswa zita ku bana bazo. Inguge zita ku bana bazo kandi zikabagaragariza urukundo rwinshi cyane. Orangutan ishobora kumara imyaka 8 ikiri kurera umwana wayo. Chimpanzee zigisha abana bazo zikaberekera uko bamena ibibuto byo kurya n'uko bubaka ibyari byo kuraramo. Inkende nazo zita ku bana bazo
ariko ubona ko bo badatindana na nyina. Mu gihe gito umwana w'inkende aba yatangiye kwirwanaho. Kuba inguge itindana n'umubyeyi wayo bifasha kwiga ibintu byinshi, bikayitoza kugira impuhwe kandi bikongera urukundo hagati yazo. Mbese ni kimwe n'umuntu ufite amahirwe yo kumarana igihe kinini n'ababyeyi be. Inguge nizo nyamaswa zifite ibintu byinshi zihuriyeho n'abantu. Nibyo, muri siyansi iyo bagiye gushyira ikiremwamuntu mu matsinda bavuga ko ari inguge. Chimpanzee na bonobo zihuje n'umuntu DNA ku kigero cya 98.7%. Niyo nyamaswa ya mbere ifite uturangasano tujya kwegera utw'umuntu kurusha izindi. Aha nagira ngo nkubwire ariko ko icyo kinyuranyo cya 1.3% ari kinini cyane ku buryo umuntu atandukanye kure n'inguge turebye ibijyanye n'indimi, kwiga no guhanga no kuvumbura ibintu bishya, kugira indangagaciro, gufata ibyemezo, kwivana mu byago, gushaka kumenya ahahise n'ahazaza, gusesengura ibintu, kugaragaza amarangamutima, kuryoherwa n'umuziki n'ibindi byinshi. Ibi umuntu abirusha inyamaswa iyo ari yo yose ku kigero gikabije. Gusobanukirwa itandukaniro hagati y'inguge n'inkende si ukwimara amatsiko gusa, ahubwo byagufasha kugira uruhare mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, kuko nk'inguge zo usanga zugarijwe cyane. Amashyamba ari gukendera, barazihiga, abandi bakazishimuta, ndetse izindi zikabura iyo ziba zigatorongera. Kwiga ibizerekeye byagushishikariza kuzirinda. Noneho rero kumenya ko hari icyo dusangiye nazo, nubwo ari mu rugero ruto, nko kugaragaza amarangamutima, kwiga, kurera, gukina no kubabazwa n'urupfu, bituma tubona izindi mpamvu zo kuzitaho. Ubwo rero butaha nubona inyamaswa isa n'umuntu, ujye wibaza uti ese ifite umurizo cyangwa ntawe ifite? Ayo makuru azahita agufasha kumenya niba ari inguge cyangwa inkende, ape cyangwa monkey. Nanone ujye wibaza uti ifite ubwenge bungana gute? Ibahite ni iki twayigiraho? Kubera ko yaba inkende ikunda kwikinira cyangwa inguge itekereza cyane, buri kiremwa muri ibyo hari icyo cyatubwira ku bijyanye n'imibereho yo mu mashyamba. Komeza ugire amatsiko, ubundi ukande subscribe, kuko mu minsi iri imbere tuzavuga kuri imwe mu nyamaswa yo muri ubu bwoko muzaba mwasabye muri benshi muri comments. Murakoze cyane.